Nshuti bakunzi mukurikiye Umukiza Gospel, ndabasuhuje aho muri mu mpande enye zitandukanye z'isi. Uwiteka abamera umugisha. Muri aka kanya rero muri kumwe na Habinshuti Jean Claude, nkuko musanzwe mubizi kuri uyu muyoboro w'Umukiza Gospel tubagezaho ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Reka rero tudatinze tubabwire amagambo tugiye kuganiraho. Ni amagambo avuga ngo Uwiteka niwe Mana. Reka rero dusome ibyanditswe byera dusanga muri Bibiliya mu Bami ba mbere ibice 18 umurongo waho wa 39. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Mwene data, uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo vuga uti Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Aya magambo avuga ngo Uwiteka niwe Mana ashatse kuvuga iki? Ijambo Uwiteka rishaka kuvuga ngo uriho. Haleluya. Ntuhinduka. Haleluya. Uriho kandi uzahoraho, wahozeho, ntuhinduka. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Muzi ukuntu Imana yabwiye Mose, yaramubwiye ngo ugende ubabwire ko ndiho, nduwiteka, nduwondiwe. Haleluya. Ibi bishatse kuvuga ko Uwiteka Imana yacu ariho, haleluya, yahozeho kandi azahoraho iteka ryose. Ibyo kintu ni umwihariko w'Uwiteka Imana yacu. Noneho hari irindi jambo rivuga ngo niwe Mana. Haleluya. Iri jambo niwe Mana rishatse kuvuga iki? Rishatse kuvuga ko nta yindi Mana iriho, nta niyigeze kubaho, kandi nta nizabaho. Haleluya. Uwiteka rero niwe Mana wenyine, nta wundi ukwiriye gupfukamirwa, nta ukwiriye gusengwa, nta ukwiriye kubahwa nk'Imana yacu yitwa Uwiteka, Imana yahozeho, Imana iriho muri twe, Imana izahoraho. Haleluya. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ushaka kuvuga uti se Imana yacu niyo Mana gute? Reka nguhe urugero. Imana yacu niyo yaremye isi. Haleluya. Ngaho mbwira indi Mana yaremye isi. Imana yacu, haleluya, Uwiteka niyo yaremye ijuru. Ngaho mbwira indi Mana yaba yaremye ijuru. Imana Uwiteka, Imana yacu niyo yakuremye. Ngaho mbwira undi muntu wakuremye. Haleluya. Uwiteka Imana yacu afite ubutware bwose. Haleluya. Bishaka kuvuga ngo nta kimunanira, ni ukwiriye gusengwa. Haleluya. Muri iyi si abantu usanga bamwe bari gusenga amafaranga, abandi bagasenga imizimu, abandi bagasenga za Bayali, abandi bagasenga za Nyabingi. Ariko reka mbabwire ngo iyo ni inzira y'ubuyobe murimo. Uwiteka niwe Mana, ni ukwiriye gusengwa, ni ukwiriye kupfukamirwa, ni ukwiriye kubahwa. Abandi bo ibindi byose mwakora, ibindi byose mwakwiringira ni zeru. Haleluya. Ibyo ngibyo bizabaganisha mu nzira y'irimbukiro, n'ubundi iyo nzira y'irimbukiro niyo murimo. Haleluya. Reka turebe rero iri jambo Uwiteka niwe Mana ryaturutse he? Haleluya. Iri jambo Uwiteka niwe Mana turibonye mu Bami ba mbere ibice byaho 18 umurongo wa 39. Aho abantu bikubise hasi barubama, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Byari biturutse kuki? Mu gihugu cya Isiraheli hariho umwami witwaga Ahabu. Uwo Ahabu yari yarazanye umugore witwa Yezebeli. Yezebeli rero yari umunyamahanga. Nuko aje azazanye n'ibigirwamana by'iwabo. Azana ikigirwamana cyitwa Ashera n'ikindi cyitwa Bayali. Noneho abigejeje muri Isiraheli atangira kubimenyekanisha, ndetse abeshya Abisiraheli yuko Bayali ari we utanga uburumbuke, ari we utanga amafaranga, ari we utanga ibintu bijyanye n'ubukungu.
noneho arangije, noneho abantu baragenda bizerera muri ayo magambo ya Yezebeli. Babona imvura iguye, imyaka ikera, bati Bayali rwose, Bayali arakarama. Noneho abantu baragenda bibagirwa Uwiteka, bibagirwa yuko Uwiteka ari ugusha imvura, bibagirwa yuko Uwiteka ari we weza imyaka yabo, maze abantu baragenda baradamarara, bararya baranywa, bibagirwa Imana, hanyuma baragenda bava ku Uwiteka. Noneho igihe kimwe umuhanuzi Eliya arabireba, yumva bimwanze mu nda, agira ishyaka ry'Uwiteka. Niko kugenda abwira uyu mwami Ahabu, aramubwira ati ndakurahiye Ahabu, ubu butaka ntago imvura izongera kubugwaho kugeza igihe nzabitegekera. Haleluya. Nawe ujye ugira ishyaka ry'Uwiteka. Haleluya. Ujye ugira ishyaka ry'Uwiteka, umukorera, umuvugira kandi umwubaha. Haleluya. Imana ishimwe. Nuko arangije aragenda, ariko Uwiteka amaze kubona ishyaka riri muri Eliya, aramubwira ati noneho Eliya rero umaze kuvuga ko imvura itazongera kugwa, rero nawe ibi bintu byakugiraho ingaruka. Genda ujye ku kagezi kitwa Kereti, ako ngako niko nzagutungiraho, nzohereza ibikona bijye bikugaburira. Haleluya. Uwiteka niko ajya acira inzira abantu be mu byago no mu makuba, ndetse naho yaba nta kintu afite, ariko Uwiteka akamucira inzira. Haleluya. Niko Uwiteka ashobora kugucira inzira mu buryo utazi. Imana ishimwe cyane, kuko Uwiteka ni Imana ishobora byose, inzira zayo zirenze igihumbi. Haleluya. Bishaka kuvuga ngo inzira z'Uwiteka ni nyinshi cyane ntizibarika. Imana ishimwe. Nuko uyu Eliya ajya kuri kariya kagezi, akamara iminsi kageze aho karakama. Hanyuma Uwiteka aramwimura, amujyana ahantu handi. Ariko haleluya, igihe kimwe Uwiteka aramanuka abwira Eliya ati noneho genda wiyereke Ahabu. Ahabu rero koze uko ashoboye ngo ashakishe Eliya, byarananiranye, igihugu cyarabaye icy'amapfa, imyaka 5 yari ishize nta mvura igwa, inka zarabuze aho zirisha. Nuko Ahabu arakomeza ashakisha Eliya mu bihugu byose, ajya kurahiza abami babo ati nta Eliya mwabonye, batereka da. Ariko Uwiteka abwira Eliya tijya kureba Ahabu. Nuko Eliya aramanuka, ageze mu nzira ahura na Obadiya. Abwira Obadiya ati genda ubwira Ahabu yuko nshaka kubonana nawe. Obadiya agira ubwoba, ariko birangira agiye. Haleluya. Aragenda, ageze ku mwami Ahabu aramubwira ati Eliya arashaka kubonana nawe. Nuko Ahabu aramanuka. Ahabu abonye Eliya aramubwira ati Eliya ni wowe n'ibyago wateje Isiraheli? Eliya aramubwira ati reka da, sinjye wateje ibyago Isiraheli, ahubwo ni wowe n'umuryango wawe mwimuye Uwiteka. Haleluya. Rero reka mbabwire bene data, ntimukimure Uwiteka, ahubwo Uwiteka mumwikomezeho, kuko niwe gakiza kacu, niwe mahoro yacu, niwe mbaraga zacu. Tumufite ntitwifuza undi murengezi. Haleluya. Ni Imana ihoraho, muri yo harimo gushobora, muri yo harimo imbaraga, harimo ubugingo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nuko uyu mugabo rero Ahabu amaze kubonana na Eliya, nuko Eliya aramubwira ati rero genda uzana abahanuzi ba Bayali uko ari 450 n'abasheri uko ari 400, baze hano bateranire ku musozi Karumeli. Nuko umwami aragenda arabazana, barahateranira. Eliya aravuga ati rero dore igihe cyose mwahereye mu rungabangabo, n'Abisiraheli bose bari bahari bateranye. Aravuga ati none dore igihe cyose mwahereye mu rungabangabo muvuga ngo Bayali niwe Mana, abandi bakavuga bati Ashera niwe Mana, abandi bakavuga bati Uwiteka niwe Mana, muhera mu rungabangabo. Mu by'ukuri ururungabangabo rwari rumeze rute? Abisiraheli kubera ko babonaga bejeje bakarya bagatamarara, baravugaga bati ni ukuri pe, Bayali ni uduha ibyo kurya, Bayali ni uduha umusaruro, Bayali ni uduha amafeza, Bayali ni utanga amazahabu. Nuko rero bageza baravuga bati ni ukuri pe, Bayali arakomeye. Noneho abandi
abisirayeli bakavuga bati ariko nubwo Bayali aduhereza amafaranga n'ubukungu, ariko Uwiteka mwibuke ko ari wowe warinze abisirayeli akabambutsa inyanja itukura, ari wowe warinze hariya mu butayu, n'uyu munsi niwe ukiturinda. Buriya rero Uwiteka ni Imana iturinda, ariko Bayali ni Imana iduha ubutunzi. Noneho baragenda bahera mu rungabangabo, baribaza batese Uwiteka niwe Mana, Bayali se niwe Mana? Birabayobera. Noneho bahera mu rungabangabo, ariko noneho Eliya hageze. Haleluya, Imana ishimwe. Mukozi w'Imana, nawe nujya uhagera, haleluya, bijye bimenyekana ko Uwiteka ari we Mana. Nuko Eliya ahageze, arangije, haleluya, amaze gutumiza abo bahanuzi bahageze aravuga ati dore igihe abisirayeli bahereye mu rungabangabo, abantu bahera mu rungabangabo, niba Uwiteka ari we Mana uyu munsi bigaragare, niba kandi Bayali ari we Mana nabwo bigaragare. None rero mwa bantu, muzane ibimasa bibiri, hanyuma dutambire Uwiteka, dutambire Imana, hanyuma Imana iri busubirishe umuriro, araba ariyo Mana. Haleluya. Nuko abahanuzi bose barabyemera, bazana amapfizi abiri, abahanuzi ba Bayali bari bo babanza, nuko barataka, barasizora, bahamagara Bayali bati nyamuna Bayali twumvire, ariko Bayali iraceceka ntiyaboneka. Baravuga bati nukuri nyamuna, birangije barirasaga barikatakata, ariko Bayali ntiyaboneka. Mwene data, ahantu Uwiteka ari Bayali ntiyahaboneka, ahantu Uwiteka ari Satani aratsindwa, ahantu Uwiteka ari abadayimoni barahunga mu izina rya Yesu Kristo, ahantu Uwiteka ari ubuzima burahinduka mu izina rya Yesu Kristo, ahantu Uwiteka ari, haleluya, haleluya, byose biba byiza kubera Imana. Haleluya. Nuko muri ako kanya abahanuzi ba Bayali bari aho ngaho, nuko barasizora, ariko Bayali wabo bayoberwa aho yazindukiye. Nuko igihe cya Eliya rero kiba kigezeho. Eliya aravugira abantu ati ngaho nimunyegere. Abantu baramwegera, bamaze kumwegera afata ya mfizi ye, hanyuma arangije yubaka igicaniro cyari cyarasenyutse, afata amabuye 12, arangije aracyubaka, atemaguriraho cya kimasa, arangije, haleluya, abwira abantu ati ngaho noneho nimusuka amazi, inshuro 3, bayasukaho ngaho ku gicaniro inshuro 3. Haleluya, Imana ishimwe. Aho ngaho yarari gukorera, yarari gutambira. Nuko amaze gusuka inshuro 3 ngo amazi aruzura, amaze kuzura, Eliya rero, haleluya, nuko areba hejuru, abwira Uwiteka, arasenga, haleluya, ngo Mana Uwiteka, uyu munsi bigaragare, bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli bose. Haleluya, ngakivuga ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ngo nuko umuriro, haleluya, uturuka mu ijuru raza utwika cya gitambo. Haleluya, abantu babibonye bahita bikubita hasi barubama, baravuga bati nuko Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mwene data, Uwiteka niwe Mana. Haleluya, Uwiteka niwe Mana mu byo ukora byose. Uwiteka niwe Mana. Haleluya, mu byo utekereza byose Uwiteka niwe Mana. Niwe Mana ikwiye gusengwa, niwe Mana ikwiye gupfukamirwa. Mwene data, ntugapfukamire igiti, mwene data ntugapfukamire amafaranga, mwene data ntugapfukamire abantu, mwene data ntugapfukamire imizimu n'abadayimoni, mwene data ntugapfukamire Bayali. Uwiteka niwe Mana wenyine ukwiriye gusengwa, ukwiriye gupfukamirwa, ukwiriye, haleluya, icyubahiro akamamazwa mu isi yose. Munyarwanda, garukiraho ngaho. Haleluya, munyarwanda, garukiraho ngaho. Uwiteka niwe Mana, Bayali siwe Mana, Uwiteka niwe Mana, abantu sibo Mana, abakomeye sibo Mana, ahubwo Uwiteka niwe Mana, nahabwa icyubahiro. Mwene data urukumvira ijambo, haleluya, vuga uti Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Ntaribagirwa rero mwene data, kora subscribe, haleluya, kugira ngo buno butumwa burusheho
murusheho kugira agaciro, kandi ikindi ukore na like kugira ngo ubu butumwa YouTube ibugeze ku bantu benshi. Haleluya. Kandi niba ntacyo bigutwaye ukore na share. Haleluya. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha. Haleluya. Ni kuki abantu bavuga batyo, bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana? Ni kuki nawe ukwiye kuvuga gutyo ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana? Nukugira ngo utandukanye Imana n'ibigirwamana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nukugira ngo kandi wishime umenye yuko Uwiteka aruta ibibazo ufite. Haleluya. Mwene data, ushobora kuba ufite ikibazo umaranye iminsi, ushobora kuba ufite ikibazo kikugoye, ariko menya ngo Uwiteka niwe Mana, icyo kibazo yakirangiza. Wowe gusa icyo usabwa ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ibindi byose Yesu arabirangiza. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni kuki koko bavuga ngo Uwiteka niwe Mana mu buzima bwawe? Haleluya. Nuvuga ngo Uwiteka niwe Mana, haleluya, haleluya, bishatse kuvuga ngo Uwiteka niwe ushyize imbere ngo akwiyoborere. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Muri aka kanya rero mwene data, urashaka kwiyoborerwa n'Uwiteka? Haleluya. Erega haleluya, Uwiteka niwe Mana, na wamubanjirije nta nuzamuheruka. Erega nubwo buzima ufite, n'uwo mwuka uhumeka, ni ukubera Uwiteka wawuguhaye. Haleluya. Hariho abantu babuze umwuka wo guhumeka, bari mu bitaro, bifuza kumera nk'uko umeze, ariko wowe uracyafite haleluya nako kuka, kubera Uwiteka kigufiteho umugambi. Ahari Uwiteka yashaka kugira ngo uyu munsi wa none umenye ko ari we Mana ikwiye gupfukamirwa, umenye ko ari we Mana ikwiye kwizerwa, hanyuma uva mu bibi ukora ibyiza. Mwene data rero, nta kindi Uwiteka gushakaho. Arashaka yuko umenya Yesu Kristo, umwana we yatumye ngo gupfire, hanyuma haleluya akwitangire. Arashaka yuko umumenya, hanyuma ukamwizera. Wamara kumwizera ugatangira urugendo rushya rwo kugendana n'Imana. Haleluya. Erega Yesu ni muzima, Yesu ni mwiza, Yesu aragukunda. Mwene data, haleluya, doragutegeye amaboko, arakubwira ngo wowe urushye, wowe uremerewe, ngwino nkuruhure. Erega Uwiteka aragukunda nubwo uri mubi, ariko Uwiteka agufiteho umugambi mwiza. Icyo ashaka gusa nuko umwizera. Ese urashaka kwizera umwami Yesu? Niba ushaka kwizera umwami Yesu, zamura ikiganza. Haleluya. Uvuge ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Hanyuma nurangiza uvuga uti, mwami Yesu, kuva uyu munsi ndakwizeye, kuva uyu munsi nshaka kukwiringira. Ngwino ube mu mutima wanjye, ngwino unyiyoborere, ngwino unganze. Uhereye umunsi wa none ndashaka kugukurikira. Uhereye umunsi wa none nanze ikibi, nanze umwanzi Satani, ahubwo ndashaka kugukurikira Yesu wowe wenyine. Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Amen.